uko mwagiye muvuga amakuru y'ibintu Imana yagize gute yatubwiye. Hanyuma rero ngiye kuvuga cyane ku kintu cyo gusaba. Ndangiza nsengera abantu soze, nta nubwo ndibuze kurambirana, ndimo numva ariko mwuka w'Imana anyemeza. Kuwa gatanu hari abantu twari turi kumwe, ndabaganiriza ndababwira ngo hari igihe umwana, ariko ntabwo ari abiwanjye, umwana akubwira ngo ubundi niki wambyariye nimba udashoboye kumpa ibyo nkeneye. Umwana akaguhagarara imbere akakubwira ati ngewe uzi ibindi, ndashaka ibi ngibi, si ngewe wakubwiye ngo umbyare. Buriya uwo mwana umeze gutyo aba ari ikiroroge. Niba umeze gutyo uri ikiroroge. Ntabwo uri umwana mwiza. Naratangaye abazi kuvuga Icyongereza, iyo bavuga Icyongereza haba harimo imvugo cyane yo kubembereza, gusaba, wabishaka wangira uku nguku, yewe nibyo ufitiye ububasha ukaba ubishimira cyangwa se ubyaka nk'umuntu mbese usaba imbabazi. Igihe kimwe nasenganye n'umuntu yari mu gihugu cyo hanze, arambwira ati nkuzi nk'umuhanuzi. Nibyo koko nanjye ndi umuhanuzi, ndabizi, nanjye mbyiyiziho. Arambwira ngo maze imyaka 40 ndi umukobwa shaka umugabo, kandi nagiye mu butayu narasenze ndasenga, none Imana yanyinye umugabo. Ti rero ugiye kumfasha gukora aya masengesho? Tehe nta kibazo ndagufasha. Arambwira ngo uzagende umbwiriye Imana ko ari ingome, umugabo yaramunyimye nayo izamwishingirirwe. Nta masengesho. Tambwira ati mukobwa wapfuye, noneho wapfuye neza, wapfuye ni gute, wabaye gute? Mbwira Imana yuko nayo ikeneye umugabo izamutwara. None se urarambiwe neza neza. Ngerageza kumwinginga, ndagerageza kumugarura mu murongo neza. Arambwira ati nibeshye, ti Imana irashoboye, none uzayimbwire yuko nkeneye umugabo. Ndashima Imana ko nyuma yo kwisubiraho yabonye umugabo. Umugabo w'Imana, mwita ko ari umugabo w'Imana cyane, kuko ni umugabo w'Imana, witwa Yobu. Yobu ageze mu bigeragezo, ibigeragezo bijya bigera ahantu bigahimuza intwari, ashinga urubanza n'Imana. Ariko Imana iramubwira ngo mbese Yobu, uwakubaza urufatiro aho isi ifatiye wahanyereka? Yobu arayitegereza, areba ukuntu isi kose, aravuga ati ni ukuri kose ndatsinzwe. Mungu asifiwe. Yobu Imana ibaza ikindi kibazo, mbese Yobu, uwakubaza aho inkuba zikubita, aho ziparitse, aho naho wahambwira? Yobu ati nanjye ndatsinda. Ibibazo bitsinda Yobu. Bwira mugenzi wawe ngo ntabwo watsinda Imana. Uko biri kose biramaze. Umuririmbyi yuzuye umwuka we yaravuga ngo iyo Imana ibumbatiye ikiganza cyayo ihaza ibyaremwe byose. Mungu asifiwe. Niyo yonyine ibitse amahirwe y'ubuzima bwawe. Hari abari byabe ngo yihumbya twashira, iyo yaryama twahera. Haleluya. Ubundi dukwiye kuza mu nzu y'Imana twinjira duhishima, tubwira ngo Mana uruwera, uruwera. Twaburaye uruwera, tutashatse uruwera. Mungu asifiwe.
haleluya. Ubundi mu nzu y'Imana nta matatizo. Abantu bazana amatatizo bakaza baje kuburanya Imana ngo wanyimye akazi yaramaze. Imana washyira amatiku kuri bene wanyu, ariko Imana amatiku si arakumarira iki? Amatiku abaza baje kuyisezeraho, urayisezeraho. Hari abavutse. Yesu yabwiye Petero amubwira ngo mbese nawe urashaka kugenda sha? Petero haleluya yibuka ahantu yavuye, areba imirimo, areba ukuntu Yesu yamugaburiye imigati ararya, aribuka nuko ubundi aha hantu niho honyine umuntu agira akishima. Nari ndimo nicaye muri iriya ntebe ndavuga ngo iyo ndi hanze mu nzu, nari mu nzu y'Imana mba nakubiswe, Satani aba ari kunyibutsa yuko duhereze Imana icyubahiro. Hanze ni habi. Umuntu abaryamye iwe mu nzu akumva Satani aramwibukije yuko nta birayi bihari. Umwana akubwira ngo isabune yashize, kandi ugasanga yashize. Ariko mu nzu y'Imana byashira bitashira tujye tugubwa neza, tukumva Imana. Niyo mpamvu Yesu abaza Petero ati nawe urashaka kugenda? Petero yibuka ko nta handi hantu yaboneye amahoro, yibuka ko nta handi hantu yaboneye ubuzima, aribuka. Ndagira ngo ujye wibuka imirimo y'Imana, ujye wibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Twaje dukambakamba, twaje badusaguriza imyenda bakaduha imyenda y'umugabo nka Jean Paul, agakubita ikote n'ipantaro, ugakubita nk'umukandara, ugashyiramo imifunyango. Ukaza ngo warimbye, abandi bazi kuvuga ngo ya myenda azayikuriramo, ariko mwagiye mwitonda, hari ahantu Imana yadukuye. Babyita isanzure. Muwaziviwe niyo itanga nticyure. Umugabo araguha imyenda akagucyurira, umuntu aragufasha akagucyura, niyo itanga yonyine nticyure. Bihereza icyubahiro Imana. Petero arabireba, arabyitegereza, yibuka umugati yariye, yibuka ukuntu atage. Hari uwavuze ngo yariye igitika kirangije kimutika kunani ko. Hereza Imana icyubahiro. Impamo ya Mungu tujye tuvuga ahantu Imana yadukuye. Iwacu batekaga umushogoro, naraburara. Umushogoro, igishogoro barakigukubita ukakireba ukuntu uri buze kugira, ariko mbega Imana we, tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Imana yishima nuko wibuka imirimo Imana yakoze, ukibuka. Harimo abantu batagiraga suvetoma yewe bagenda barabunuje. Niwatera haleluya kurimo. Barabunuje nta suvetoma. Mwabaye gute? Ariko wabyuma watera haleluya. Nkubwira ikintu gikomeye, abantu bavukiye mu cyaro barabyumva. Hari ukuntu papa we yajyaga asazisha ipantaro yayiteye nk'ibiremo, ikiremo cya hano. None ukamwinyiga ngo papa wazampaye iriya pantaro yawe. Kwambara ipantaro ya papa wawe noneho iteye nk'ibiremo. Benshi Mungu aziviwe. Petero Yesu amubajije ngo urashaka kugenda? Petero yibuka ukuntu yatangiye kumanja, akarya agafi Yesu akamuhaye, akarya umugati Yesu awumuhaye. Mungu asifiwe. Nta kintu Yesu yagukoreye ubona ko Yesu akigukoreye.
abantu babonye Yesu akora bahaguruka batere haleluya. Haleluya. Petero yitegereje abona icyicaro yicayemo. Nkubwiza ukuri, hari ahantu ujya kwicara ugiye mu bukwe kubera ayo watwerereye bakakwicaza ku mitumba hari inyuma. Imitumba hari n'ahantu nagiye mu bukwe bagasoma runaka yaratwerereye 1000 yicare hariya, bagacagura abo mu kigaje, bagacagura mu bushera, abasigati mwese nimusohoke ntimwatwerereye. Aha niho honyine twicara, umuntu wese akicara uko abonye. Komera Imana amashyi. Haleluya. Uzi uko umeze kose, uko dusuku nguku, nkaza uko suku nguku, haza nkicara. Yesu akambwira ati mwana wanjye, akangirira neza nta kintu aciye. Petero aravuga ati ariko umuntu wankuye mu mazi, ndi umurobyi. Ahantu yankuye shingiye aho ankuye, shingiye abyitegereje. Haleluya. Ashingiye ukuntu yamuhinduriye izina, ashingiye kuri buri kimwe cyose, yuzura umwuka wera. Aramubwira ngo Yesu, hari amakuru ngiye gutangariza, hari amagambo ngiye kukubwira, hari ibintu bidasanzwe ngiye kukubwira. Haleluya. Arangije aratobora aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Yesu mwana w'Imana. Duhereze Imana icyubahiro. Asifiwe sa. Shyiramo inangasha abahungu bagiye numva ubwiza bw'Imana. Amen. Shingiye ku byo nabonye, Mugabo uguhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Haleluya. Amen. Ingoma yawe niyogere, ni abana b'abantu yarogeye. Ko mutikiriza yemwe, ni abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere. Haleluya. Ahantu wadukuye iwabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe, hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we. Nawe abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya. Ndafashijwe. Uri online, uri hano, haguruka uvuge ngo uko biri kose biramaze. Haguruka. Uko biri kose biramaze. Yatura uko biri kose biramaze. Yeah! Haleluya, haleluya. Ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe, hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we. Nawe abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya. Amen. Asifiwe sana. Abantu bose Yesu yahamagaye bakagira amahirwe yo kugera ahantu Yesu ari, bafite umugisha. Ntabwo bafite ubasunika, bafite gikurikirana nakoze cyane. Ntabwo bafite wageze kuri Yesu ukaba wahageze. Buri wese afite amahirwe yo kwivugira kandi agahabwa. Niwiyima uzamenye ko wiyimye. Ni wowe wenyine ufite umugisha wo gusaba kandi ukajya gute ugahabwa. Bwira mugeze ngo Yesu aho umuntu wese ubishaka.
abatoranyije bose abageze mu nzu y'Imana aravuga ngo abo bantu abahereza isezerano arababwira ati mwebwe mwageze mugahamagarwa mukitaba umuhamagaro mukumva mwarangiza mukaba mwarasogongeye hari abantu basogongeye ko Yesu agira neza. Mungu asifiwe, haleluya. Umuntu wese wasogongeye agasogongera Yesu nashimwe cyane afite umugisha ukomeye. Abo bantu basogongeye Yesu arababwiye ngo umve rero, nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurira. Rero ubu gusaba wagize ngo ngubu twese turi buhabwe uyu munsi none. Hari abantu bagiye guhabwa muri aya materaniro, hari n'abandi Yesu atari buze kureba n'irihumye. Ngiye gusoza senge, yewe namaze gufashwa. We nimba utanafashijwe ntacyo bitwaye, kuko uyu munsi wa none buri wese agomba kwikubitira ke kabyisi. Ni widehera n'akazi kawe. None se niye nabarimbye Zakayo ngo Zakayo ngo amenye inkuru ya Yesu. Aravuga ati Yesu ko ndi bumushake ndabizi simushaka nkuko abandi bamushaka, kubera ibyaha byanjye ndaza kugenda hana nyitegera abone ko naciye bugufi. Mungu asifiwe. Azamuka umuzo ati reka gukomanga niki, urapfa gukomanga gusa. Uzi ko abantu utakomanga ngo uhinjire kubera ukuntu harinzwe ngo bakure n'ikintu. Zakayo aravuga ati ngewe ukuntu ndi igisambo, ukuntu nakwiriye, ukuntu ndi umusinzi nkaba ndi umusama. Yavuga ati ngewe Yesu nta nubwo namukora, ariko ndazamuka hehe igiti, ngo yicara mu giti amera nk'ubundikiye amagi. Aravuga ati Yesu natambuka ahangaha ariko nahaca Yesu arambona, nimba kuko ari umuhanuzi akaba ari umwana w'Imana nkaba nabe natambuka aragira gute arambona. Nshuti yanjye Yesu ari bukubone, Yesu ari bukubone. Buriya umuntu ujya guhana Yesu aba yavuye mu rugo yabiteganyije. Aravuga ati ngewe niba shaka ntibaze guhanura ndabona Yesu, niba shaka bo ntibaze no guterana ngo baze, ariko nimpagera ndabona Yesu. Zakaya arazamuka igite maze ajya hejuru. Yesu yaragiye muri zindi gahunda. Uzi ko hari abantu bajya bahindura gahunda za Yesu. Yesu ngo arimo yigendera atambuka ngo hageze yumva adakwiye kuharenga. Imana ishimwe. Hari abantu Yesu agiye kujya neza muri aya materaniro. Mubwira aya makuru, hari abantu Yesu atarengaho. Nukuri kose hari abantu Yesu atarengaho bitewe n'ukuntu bamushatse. Hanyuma Yesu abatereka da arahagarara aramuhamagara, ariko aza amazina. Nukuri natangaye umva ubwo niwe computer, ni computer Yesu, ni computer pe. Arahagara aza amazina, biramugeze ngo aza amazina yawe nawe. Naya yandi bakunega ukwita bebe, ya yandi udashaka kuvuga muri Kigali. Rujanga na yarayasi. Macibiri, Kazungu arayazi. Bebe byose arabizi. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Hey! Ngo ahageze arahagarara ati we Zakayo uri mu giti. Zakayo we. Yesu aravuga, Zakayo aravuga tuzi ko Yesu ampamagaye, uzi ko nanjye Yesu anzi. Zakayo aravuga ati Yesu aramenye. Aramanuka, aravuga ati ndamanutse. Aramanuka yirukanka ngo ageze imbere ya Yesu. Yesu nta yindi kunegusi, nta weza yamubwiye Zakayo. Wewe Zakayo. Haleluya. Wewe Zakayo. Arambwiye ngo uyu munsi hari gahunda naringiyemo, hari porogaramu narindimo, ariko uyu munsi ndazihinduye. Uyu munsi ndarara hehe. Mungu asifiwe. Ururuka uyu munsi wa none ndarari wawe. Ngira umuntu mwicaye ngo Yesu yahinduye gahunda. Hanyuma rero harimo abapingayi baba bari mu rusengero. Abantu b'abapingayi, abantu bigize banajyuwa, abantu bazi gutitika ibintu by'Imana. Ibintu by'Imana ntago bititikwa.
ikora iko ishatse, yashaka yafata umuntu ikuye hariya muri buwate hariya ikamuhereza umugisha. Yaza uwo munsi agakizwa uwo munsi, Imana ikamuzamura uwo munsi. Ntabwo wayibaza ngo urakora gute. Oya, haleluya. Ngo batangira kubititika ngo ariko se ngo yarazi ko ari umunyabyaha wundi. Ni ikintu cya mbere n'igisambo, ni umusambanyi Zakayo, babivuze neza, n'umwambuzi. Ti Yesu buriya aramuzi. Yesu aravuga ngo nabivuze sinisubiraho, uyu munsi nagira gute? Mungu asifiwe. Undi mugore ngo yaradasanzwe, yari afite abadayimoni barindwa bamuteza gusambana. Ngo aragenda aravuga ati ndabizi aya mavuta nahawe, amavuta afite aho ngaho. Amavuta ari mamavuta, nima ndi guhanura mamavuta, Mana ishimwe, mamavuta, mamavuta nderekwa nyine, nderekwa sha. Haleluya, Imana ishimwe. Na Imana igushyizeho amavuta mu izina rya Yesu. Amavuta yagendanye sha, none se narimbize ahantu ngomba gukora amavuta mamazi. Pereza Imana icyubahiro. Uriya mugore ntabwo yagiye gusa, yagiye afite amavuta, aravuga ati baba we ibyaha biranyishe, ye baba we na wa mugabo wambeshye yuko azanyubakira inzu yarambeshye ntawe yampaye, ye baba abari imyaka yose amaze mu bibazo abantu bamubeshya, aravuga ati barambeshye, ariko namenye amakuru ya Yesu. Barambeshye bose, bambeshye inzu, bambeshye kunyubakira, bakashukashuka ngo bazapfesho, ngo bazanyubakira inzu hejuru mu ijuru, ngo bashyire ngo bayishinge, bose abagabo bose barambeshye. Aravuga ati namenye umugabo utabeshya. Mungu asifiwe. Aravuga ati uyu mugabo namumenye, ariko ukuntu nagenda rwose sinagenda ngo mfe kumubwira ngo noneho ngo ndaje. Ngiye kujyana ibindi bimenyetso byerekana yuko naciye bugufi. Bene data, uraza mu nzu y'Imana uhagaze, ukaza uri umushizi w'isoni, ugatahura umushizi w'isoni. Ukaza uri ntakoreka, ugatahura ntakoreka. Bikumariye iki? Bikumariye iki? Icyerekana ko wahuye na Yesu nuko Yesu hari imirimo yakoze mu buzima bwawe. Araza aca bugufi, ntiyavuganye na Yesu, ntiyigize namusaba, yakoze imirimo, agira imirimo akora. Ubundi wari ukwiriye gupfukama hariya ukabwira Yesu, Yesu ndi umusambanyi, ndi umusinzi, ndi igisambo. Nubwo abantu bati ngo none se ngo nta kirebamo, ngo none se ngo ntabwo bagihanura, ngo nzana uburozi nkabucyura, ubundi se bugumane uzabupfana. Ngo ntibakivuga abasambanyi, ngo kandi umva komeza usambane uzabipfana, abandi bazagabana umugisha, wowe utura umuvumo. Uriya mudamu ngo aragenda, amaze kugenda ngo apfukama neza ahantu Yesu ari, noneho ngo afata imisatsi yiwe ngo ararira. Yararize, umva, ararira, ngo ararira, ngo arongera ararira, agafata imisatsi yiwe ayigira agasume, agahanaguza ku birenge bya Yesu. Yesu akomeza avuga ubutumwa. Yesu ariko kumenya icyo uriya mugore ari gukora. Yesu azi umuntu wageze hano akavuga ngo nta ibintu byose nabagamo. Mungu asifiwe. Uriya mugore arapfukama, ararira, araboroga, amaze guhanagura neza, amarira neza, afata ya mavuta y'igiciro cyinshi ayasuka ku birenge bya Yesu. Ngo Simoni wari watumiye Yesu yigira umunajyuwa cyane, aravuga ngo ariko uyu mugabo natumiye ni gatiki, ni gute atamenye ko uyu mugore ari umunyabyaha, ari umusambanyi? Uyu mugabo namwibesheho, kuki namutumiye koko? Ntiyari kumenya uko uyu mugore yatwaye abagabo muri karitsiye bose bamuzi. Uyu mugore ntaherutse kwa runaka, uyu mugore ntawufatanye na runaka, uyu mugore ntawe utamuzi. Uyu mugore kuki Yesu cyangwa Yesu nawe nuko nguko ateye? Yesu, haleluya. Yesu yajya amenya ibintu biburanye mu mitima yabo. Abwira uriya mugabo ati umva Simoni, Simoni, ninjiye muri iyi nzu yawe ntiwigeze numpa n'amazi yo kunywa, yewe uyu nta nubwo yewe wasumye no kwitama na rimwe ngo mbibone, ariko uyu mugore akinjira muri iyi nzu hari imirimo yagize gute yakoze. Yarize agira amarira, ahanaguza ku birenge bya Yesu. Yesu amavuta y'igiciro cyinshi,
Yuda we yaravuze haraho yavuze kura mugore avuga ngo ariko ubundi ngo yamubuti umugore yapfushije cy'ubusa ngo ubundi yakiza kuyagurisha tugaheza abakene. Yesu yabwiye ngo umva Yuda tececeka aho ngaho ntongeye kuvuga Yuda wenda kuzi n'ubusa. Hari abantu baba bari ba Yuda ntacyo wamukorera we ni ikibazo kinini cy'amafaranga. Yesu yamubwira ijambo rikomeye umve ngo Yuda uyu mugore uyimubuza gukora ibi ngibi abakene muzabagumana abakene bazakomeza baba bakene. Ariko uyu nguyu hari ikintu akoze aramubwira ngo ikintu uyu mugore akoze ahantu hose ubutumwa bwiza buzaba kizamenyekana. Gerageza gukora ikintu hahandi ubutumwa buzagera hose ikintu kikahaboneka. Duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma rero Yesu avuga ijambo rikomeye nakunze. Aravuga ngo kubera n'amavuta n'umugore ansutseho kubera ukuntu yaciye bugufi. Aravuga ngo uyu mugore ababariwe ibyaha bye byose. Naratangaye ntabwo uriya mugore yatoboye ngo avuye ngo naribye narasahoya. Yesu kubera imirimo yabonye yagize gute yakoze yaravuze ngo uyu mugore wakuze iyi mirimo imeze gutya ababariwe ibyaha bye byose. Yesu nashimwe cyane. Jambo rivuga ngo musabe muzahabwa hari ayandi magambo ayabanziriza. Yaravuze ngo nigute ubona agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe niwite ku mugogo uri mu ryawe. Ubu bari kuvuga ngo ariko ngo pose ngo rwose ngo ambwiriye umugabo wanjye muko uyu mugabo wawe se we ibyawe wabikuyemo ngo ariko ngo pose ngo nukuri none ngo yavuze kuri runaka wowe se wakuye mu ibyawe. Barimo kubisunikira abantu urabo sinikira ndetse wowe nawo banze wirebeho. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Rero abantu basaba naratangaye kuva natangiza itorero ukuntu twagiye tubona umugisha n'ukunguko twashobora kubara iminsi 3 twihana tukongera tukihana. Imana ikatubwira ngo bana banjye noneho ndababonye ikakubwira ngo noneho mwana wanjye nkugiriye neza bya bindi yatubwiye ikabikora. Ariko uyu munsi none turashaka kugenda twidumbukije tugashaka niho gusahurana. Waje gusahura mu nzu y'Imana ntago bisahurika. Ntago bisahurika. Ibintu by'Imana ibiha abantu bayo. Yego ibintu by'Imana ibiha baki abantu bayo. Wivanga rero. Mungu asifiwe. Harimo ababa baje kutaramira abandi bakabana umugisha bo bagatahira icyuyo. Yesu abo bantu yavuzeho bashobora gusaba agahabwa n'abana b'Imana babyiyiziho. Yavuganye n'umugore w'umunyakanani kazi aramubwira ati wa mugore we hari ibyo kurya mfitiye abana. Nta gasoni uje kuntwara ibyo kurya mfitiye abana. Uzi ko ari abana Yesu yitaho umunsi ku munsi akamenya yuko batariye akamenya yuko inkweto zashize akamenya yuko yewe bakwiye kujya muri salodo kwa Yesu ajya amenya na salodo kwa uko mumenya abana banyu mukamenya ko umwana umusatsi waraye na Yesu ajya amenya yuko umwana wiwe umusatsi waraye. Nabaye gute akamenya ko igitenye cyashize yewe na ya myenda y'imbere zashuje ipe za kera sinzibuka nazo Yesu ajya amenya ko zashize. Ariko duhereze Imana icyubahiro. Mungu asifiwe. Yesu hanyuma aravuga rero timada ukuntu uje gusa ngo wanyirize umwana aramubwira ati no mada suko basaba no suko basaba suko bahabwa tugenda toka wambwa. Arabati ibyo kurya by'abana banjye sinshobora kubishugunyira iki imbwa. Ariko umudamu amanuka gake yumanuka gake itware gake ya mada itware gake ya iyoroshe uziko. Ariko hano dimwe muri abarokore hari abantu nyine hari iteraniro ushobora kugeramo ugasanga umuntu araza gutura mu binyuma kubera ko yaguza igikwembe gishashasha ubwo wenda wa mwambaro ugura igiteye kigura 70 murakizi cyangwa 120 cyangwa 150 kirahaba n'inkweto isongoye. Haleluya. akaza kunkubitira abantu wenda tuvuge sinshaka kubavugaho kavuga ati ndunakaze kumbona sha ko nanjye ndi umugore w'umugabo cyangwa se nubwo nta mugabo mufite ariko ko shinganye tindakigura n'inkweto isongoye nindangiza sha nkoreshe n'inzara noneho akaza gutura mu banyuma kugira ngo abantu bamurebe. Urumva ari n'ukuntu aba yitwaye we
mbwira mugenzi we ngo uyoroshe mu nzu y'Imana, iyoroshe. Yesu aravuga ati wa mudamu, ibi bintu urimo ntabwo ubizi, ibi bintu waje gusaba ntabwo ubizi. Wa mudamu ibintu usaba ntabwo ubizi. Hari ibyo kurya afitiye ba bebe na ba Valentina na ba Joseline, ba bandi babyina igisirimba. Hari ba bebe, hari bari, urumva amazina yabo sinyazi yose, ariko Yesu yo warayazi, agiye yamenye ngo hari ibyo kurya afitiye abana banjye ntibabura ndeba, nubwo banabura ejo ntibazongera kurara. Uziko Imana igitanga indishyi y'akababaro ikavuga ati umwana wanjye aburaye kabiri, noneho ninjya kumwana mu ibintu bifite vitamine. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya! Ngira mugenzi ngo niba uri umuntu w'Imana, Imana izashyiramo indishyi z'akababaro. Yesu aravuga ati mada, hari abana mfite, aba bana ndabibuka ku manywa na nijoro, ti rero ti wowe ntabwo ndi kukubona mu bana, rwose ntabwo uri mu bana, nakubonye mada, subirayo ngo ibyo kurya by'abana banjye sinshobora kubijugunyira akabwa. Ariko umudamu aramanuka aravuga ati ni gute nabo mwana, aramanuka arapfukama avuga amagambo yo kwitwa umwana. Ukwiye kuvuga amagambo yo kwitwa iki? Umwana. Haleluya! Hari amagambo uca bugufiya ukaba umwana wa Yesu, nawe Yesu agatangira akakwitaho. Hari imyitwarire umuntu ahindura, Yesu agatangira kubara mu bana biwe. Hari imigendere umuntu ahindura, Yesu agatangira kubara mu bana ashinzwe kugaburira. Haleluya! Ngo arapfukama aca bugufiya aravuga ati ni koko databuja, ati ndabyumvishije ndabimenye, ndakabwa rwose, ati kandi akabwa kabi cyane katanakuze neza. Aravuga ati ariko se harya akabwa kabyemeye bigenda gute? Yesu aricara, akabwa kabyemeye harya bigenda biti? Akabwa rwose kakabwana kabi cyane kabyemeye, akabwana kabyemeye bigenda biti? Ko ntiwagatera ubuvungukira buvuye ku meza? Tariko ndabyemeye ndakabwana, ahubwo sindi nimbwa, ndabyemeye. Akomeza areba gutya nkuko ndi kureba, ti rwose Yesu ndakabwa ndabyemeye. Na wa mugore namubwiye nabi, dore ndakabwa rwose, n'umugabo wanjye simuzi ntabwo tubana neza, njya mutonganya nkamukubita, ndakabwa rwose, n'abana banjye siba ndakabwa, nagiye kuraguza ndakabwa, nabaye umusambanyi ndakabwa. Yesu ndakabwa ndabyemeye. Yesu amwitegereje aramubwira ati mada, ugenda nta n'ikindi bintu. Yesu ntiyasubiye mu byaha byiwe, genda kwizera kwawe no guca bugufi, umwana wagize gute? Arakize. Mungu asifiwe. Soza Yesu yatashuka kwikana higararayo, bagira umugisha Yesu abuzamo, ibyo kunywa birashira. Mama wa Yesu abwira Yesu ati mwana wanjye uzi ibintu byabaye hano? Ti nukuri kose hano cyumya yabaye cyumya. Ikibazo batangiye kwivumbura, n'abakwe bivumbuye babuze icyo kunywa. Ti rwose ibyari ubukwe byabaye isoko. Ti none mwana wanjye wagize ikintu ukora? Yesu abwira mama we ati rwose mama, ntabwo igihe cyane cyari cyagiye. Ariko Mariya kuko yarazi ko Yesu atagera ahantu ngo baviremo aho ngaho, ahantu Yesu ari ntabwo abantu bajya baviramo aho ngaho. Arahindukira aravuga ati reka bataza kwibeshya, ngiye kubabwira kondisiyo Yesu agenderaho. Wambabare nkabwira kondisiyo Yesu agenderaho? Uri kunyumva? Mariya aravuga ati mwana wanjye ndamuzi, nzi ukuntu ameze. Hari kondisiyo, hari ibintu bigenderwaho ku bantu bagomba kugirirwa neza. Yego, ti rero aba bantu bataza guhomba kandi Yesu yahageze.
aravuga ati reka ngende manoshe ribanga mbabwire ibintu biranga Yesu, ibintu za kondisiyo za Yesu bataza guteshuka. Aragenda ngo arabongora ati yewe ibintu byose abategeka. Ibiki? Ibintu byose abategeka muze kubikora. Nimuze kumupinga mure ko ari umwana, ibintu byose abategeka muze kubikora. Yesu nashimwe. Bamwe ibanga rikomeye. Yesu ntabwo yamubwiye ngo ngiye ngo ndi Yesu ngo ndakora ibitangaza. Ntabwo yabwiye ati nyamara ati hari ibintu biza guhinduka kwa kundi abantu bikwatura. Yesu nashimwe. Haleluya. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo none murarya muranywa. Yesu yahamagaye umwe muri mu bahereza. Tiwe bite? Ni sawa. Mushobora kujya kuvoma amazi hariya hepfo? Hariya muri Mpazi. Muzana amazi. Bafite iki? Bazamugize ngo hari ibanga ufite rya Yesu. Tugiye gusenga kano kanya. Bakongorerana abavomyi ngo yewe gahunda ni ibintu byose yadutegeka byose tuze kubikora. Timuceceke mugire ibanga ibintu byose adutegeka. Yadutegetse ko tugenda neza, ko duhagarara neza, ya magambo ukunda kuvuga muyareke. Shyushyuri ni pastor ugikunda kuyivuga nayo nyizane, ibyashyushyuri mubireke. Ibintu yatubwiye nuko tugenda tukajya kuvoma amazi, muramenye ntimuvuga amagambo. Yesu nashimwe cyane. Uramenye muramenye bya bindi byanyu by'ubusambanyi mubireke. Yavuze ngo icyo dutegeka, yavuze ngo tujye kuvoma amazi, ibindi byose yavuze ngo tubireke. Siko muri kunyumva? Yavuze ngo tureke amashyari, tureke kuvuga ngo ibintu byashize, tujye kuvoma mwebwe. Yavuze ngo icyo dutegeka cyose tugikore. Baramanuka bajya kuvoma amazi. Baravoma, uwa mbere azana mu njerekani, anaga mu kibindi, uwa kabiri anaga mu kibindi, babikorana umwete cyane. Haleluya. Nibimana kubwiye ngo nzagutabarira muri korali, ukwiye kubikora cyane. Mungu asifiwe. Nimana kubwiye ngo muri believers zagutabara, ukwiye kubikora cyane. Muri diakoni ukwiye kubikora cyane. Baravoma, barongera baravoma, barongera. Inkangara 12 zuzuye z'amazi. Noneho wamuhereza agenda, wamuvomye agenda abwira Yesu timuzi ibindi bya bindi tumaze kubikora. Mwujuje tumaze kubikora neza, arafigiye neza, aruzuye neza. Kandi no kuri kose ibyo wadutegetse nibyo twakoze, amagambo twayakuyeho, twababeshyi twabikuyeho, twarudusambo mbese bya bindi watubwiye byose nibyo twakoze gusa byonyine, ntitwavanze. None amazi twayujuje. Hanyuma Yesu aravuga ati noneho rero mugende mudahe mushyire umusangwa mukuru. Umusangwa mukuru buri abasangwa rukuntu tujya mu bukwe yarangiza akavugira ku kintu akanja abandi batari kunywa, bakaganira abasangwa. Nuriya nabajya munani mukuru muvuze amagambo mukuru, hari ukuntu baganiraho bari kunywa champagne bana bakayitindaho, twebwe icyaka cyatwishe. Ariko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi shimwe. Noneho umusangwa mukuru bamuhaye kwa kundi bafata mu karoti asomye, ntabwo yarazi byabaye pari habari, ntabwo yarabizi. Bite mwebwe byagenze bite? Ni gute mwafashe ibintu byiza mukabishyingura mukabibika, mukatuha ibintu by'ibishagajaga bitumvikana? Urumva iyi divayi ukuntu ikoze nta gasoni. Ni gute mwashyinguye inziza mukabanza kuduhimbi? Abandi bajya babanza inziza, imbi bakaziheruka abantu banyweye basinze. Avuga ati no. Yesu nashimwe cyane. Ibintu Yesu akozeho, haleluya. Ntabwo arazi ko ari Yesu wagize gute
wabikozeho. Yesu nashimwe. Yesu nabikoraho urugo rwawe ruzubakika. Yesu nabikora akazi kazaba keza. Yesu nabikoraho, haleluya, abana bawe bazatera imbere, haleluya. Yesu nabikoraho uzabona akazi. Imana iguhaye akazi, haguruka numva Imana iguhaye akazi, tera haleluya. Ndi muri aya mavuta, Imana iguhaye akazi. Mungu asifiwe, Imana ishimwe. Yesu nabikoraho Jose we, Imana igukoreye ubukwe wawe undi Jose. Haguruka, haguruka utere haleluya. Imana igukoreye ubukwe Jose. Yesu nabikoraho babantu ba pirate bajyaga bakuyoberanyaho, Yesu azabacisha ku ruhande. Imana ishimwe. Yesu nabikoraho abaroga abakaroga business yawe ntabwo bazongera kuyiroga. Yesu nabikoraho. Mungu asifiwe. Fata mugenzi wawe umuhagurukane umucuguse cyane ubwire ngo Yesu agiye kubikoraho. Mubikora gutyo rwose, mucuguse. Abari online mubigenza gutyo ubwire ngo Yesu agiye kubikoraho. Yego, Yesu agiye kujya gute? Yesu agiye kubikoraho. Yesu agiye kubikoraho. Mungu asifiwe. Yesu agiye kubikoraho. Yesu agiye kubikoraho. Yesu agiye kubikoraho. Haleluya. Yesu agiye, komeza umucuguse. Yesu agiye kubikoraho. Ye Yesu agiye kubikora. Komeza uhagarare. Iyo ivuze komeza uhagarare. Gakomera ifite ijambo rya nyuma kuri jye, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yabwiye, kuko Imana atari umuntu mbese iyo ivuze biraba, yategeka birakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Tugiye gusenga Imana, buri wese yisengere mu isengesho ryo guca bugufi imbere y'Imana yacu. Ahari muri aya masaha hari icyo Imana yakora. Ahari muri aya masaha Yesu yabikoraho. Ahari muri aya masaha Yesu yakugira neza. Ahari muri aya masaha Yesu yakwirangiza gukiranirwa kwacu. Ahari muri aya masaha Yesu ari igitangaza yakuremera. Icyo twabonye umuntu uciye bugufi imbere y'Imana. Twabonye umuntu ujya uca bugufiya, ntabwo twabonye umuntu wishyira hejuru. Twabonye umuntu uca bugufiya Yesu akamugira neza. Uri honorayi ni ukeneye Yesu, uri hano ukeneye Yesu, ni ufite ijambo rya nyuma. Romene sorehoma, ndakwinginga mwene data, bera nk'uriya mudamu, bera nk'uriya mudamu, bera nk'uriya mudamu, bera nk'uriya mudamu, bera nka Zakayo, bera nka Zakayo. Ubwire ngo Yesu we, ciye bugufiya Yesu. Ica bugufiya, ubwiye arakumva. Muhamagare, mwinginge, mwinginge muri aya materaniro, musabe muri aya materaniro, kuko arumva. Kuko ari nta jambo Non ne so pas les tes aussi. Il ne so pas les aussi. Non ne so pas les tes aussi. Il ne so pas. Allez ne te so aussi que le nom. Allez pas les tes aussi que le nom. Allez ne so les tes aussi. Il ne so pas les aussi.
uko bimeze bityo uko bimeze bityo kuko ari nta jambo kuko ari nta jambo kuko ari nta jambo ivuga Hallelujah. kuko ari nta jambo kuko ari nta jambo Hallelujah, 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 hallelujah. Nagushimiye Imana zawe nyinshi, nashoboye kuri Imana ikomeye, nashoboye kuri Imana yacu, muri ibitangaza bikomeye, muri aya materaniro, urakoze kuri imbaraga, urakoze Mwami, urakoze Mwami, nagushimiye Mwami, sinjye hamwe icyubahiro, urugendo rw'umutayu rurarangiye, ubutayu burarangiye, ubutayu burarangiye, ubutayu burarangiye, ubutayu burarangiye. Haleluya, haleluya. Zinjira muri Kanani yanjye, uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira. Zinjira igihe cyo kuba tugwa n'amanu kizarangira. Zinjira muri Kanani yanjye, zogera ku cyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu. Dukomere Imana amashyi, duhaguruka, haguruka, haguruka. Uyu munsi haguruka mpanura ibyo Imana imbwiye. Uyu munsi hari amateka mashya Imana igiye kurema, itigeze irema muri Believers. Yesu nashimwe. Ndababwira mbahanurira, ndajya guhaguruka nguhanurire ibyo tugiye gukora hano kano kanya. Ayagiye kwa amateka, nibishaka bibe ku bantu 2 cyangwa 10 cyangwa 20, ariko Imana irangiye ngo ni amateka atarigeze akorwa muri Believers. Amen. Hari ijambo Imana yabwiye Mose aribwira Abisiraheli mu gihe Abisiraheli bari bageze ku nyanja itukura. Mose avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo zirangabo z'abanyegiputa mureba, ziriya mureba, ziriya zidukurikiye mureba, Imana ishimwe. Hari ubukene, hari ibibazo, hari uburwayi, hari ingorane utazongera kubona. Amen. Nukuri Imana yambwiye ngo hari ibintu Imana igiye kura muri amateraniro, ubyemere cyangwa ntubyemere.
hari abantu barize, hari abantu baciye bugufi imbere y'Imana. Imana irareba, irabona. Mose ababwira ngo ziriya ngabo mwabonye, ziriya ngabo zidukurikiye mu ruzi, ntabwo zizongera kugaragara ku isi y'Imana. Imana irambwiye ngo hari ibibazo tutazongera kugira, hari ibintu Imana ikemuye muri aya materaniro. Haleluya. Hari amahirwe mashyashya Imana iguhaye. Imana yacu ni ishimwe. Imana yambwiye ngo buri wese aho okaziyo, saba icyo ushaka ugiye kukibona muri aya materaniro. Nyumviriza, ntimugire ngo ni bya bindi duhoramo. Imana yambwiye ngo igiye kurema ikintu itigeze ikora muri privase, igiye kukirema. Haleluya, mu bantu b'Imana, igiye kugikora mu bantu b'Imana muri aya materaniro. Haleluya. Imana igiye kurema ikintu, yambwiye ngo dusabe icyo dushaka tugiye kugihabwa. Amen. Imana ishimwe. Sinzi ukuntu ugiye gusaba, ariko ni wowe n'Imana yawe, kandi ubisabe ubyizeye, kuko icyo twakoze twagikoze, twaciye bugufiya. Saba ikintu, Imana yawe iri hano. Saba ikintu wumva wasaba, wapfukama, wahagarara ku ruhande, wakwiyongorera, wasakuza, gira ikintu ubwira Imana. Ubwira Imana ngo Mana, urabitubwiye ngo ugiye gukora ikintu gikomeye muri Believers, kandi nanjye ndahari, muri online urahari. Gira ikintu ubwira Imana muri aya materaniro. Ndabona Imana ikora ibitangaza bikomeye, ndabona Imana ikingura imiryango, ndabona Imana itabara, ndabona Imana, haleluya, ikuraho inkuta zawe zihari, ndabona Imana itanga amafaranga, ndabona Imana itanga akazi, ndabona Imana itanga umugisha. Saba icyo ushaka muri aya materaniro. Saba icyo ushaka muri aya materaniro. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Si umuntu ngwibeshye, iyo ivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Ibasha gukora, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. si umuntu wibeshye, Si umuntu wibeshye, ivuze biraba, ntacyo yavuze, ntacyo yavuze ngo gihere. ibasha gukora Ibasha gukora ibiruta cyane ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. si umuntu. Si umuntu Haleluya. wibeshye, Perago bene merave, ivuze biraba, ntacyo yavuze, ntacyo yavuze ngo gihere. ibasha gukora nanone irindi rimwe Ibasha gukora ibiruta cyane ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo twibwira ibyo dutekereza. si umuntu. Si umuntu wibeshye, ivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo uzaba uri
Sosike. Orene Sosike. Orene Sosike. Orene Sosike. Nawe imisozi. Orene Sosike. yakuvayo Haindi ndirimbo umva mu mutima uretse iyo kumva ngo Yesu arakoze haindi ndirimbo umva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze haindi ndirimbo umva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze Imana icyubahiro. Imana ikoze ibidasanzwe. Nimba uri kumwe natwe tera haleluya. Na wundi wagereranwa na Yesu. na wundi wagereranywa Ushime Yesu. hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu.